muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wa3 radiyo yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu, maze mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ndabashuhuje cyane. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nibyo rero koko murisanga. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yemera ubuvuzi gakondo kandi ivuga ko bufite akamaro cyane. Muri Afurika muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, ubuvuzi gakondo buri mu muco karande. Muri iki gihe se bwifashe bute mu Rwanda? Bukora bute? Butandukaniye he na ya myemerere gakondo bavuga ngo ni ubupfumu, ibintu nk'ibyo? Mbese ubuvuzi gakondo bwuzuzanya gute n'ubuganga bwa kizungu? Bushobora gutunga ubukora? None se ikibazo kindi cy'ubuziranenge cyo giteye gite? Nibyo tuganiraho na Gafaranga Daniel. Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo w'inararibonye, ndetse ni n'umwe mu bashinze ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, AGA, Rwanda Network. AGA bivuga abavuzi gakondo. Yaribereye vice president kuva mu 2011 kugera mu 2014, aza no kuribera president kuva mu 2014 kugera mu 2019. Ariko muri iki kiganiro turiganirira nawe gusa nk'inararibonye, ntabwo avugira umuryango AGA Rwanda Network. Noneho rero ntabatindiye, mbazanire umushyitsi. Gafaranga, urahura komeye? Muraho neza bwana Kamirindi. Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ngo mwiganirire. Mwiriburiro navuze kuri umuvuzi gakondo w'inararibonye. Wabwira abakunda ijwi ry'Amerika igihe wabitangiriye n'uburyo wabitangiye? Murakoze cyane. Mu by'ukuri natangiye gukora ubuvuzi gakondo mu 1978. Gusa icyo gihe twakoraga tutagaragara, ariko bigeze ejo bundi mu 2011 ku itariki ya 27 Mata Werurwe 2011 ubwo hashyizweho ihuriro ry'abavuzi gakondo AGA Rwanda Network. Iryo huriro rero twarishinze turi bake, ariko rigomba abantu benshi, ku buryo nko muri umwaka w'2012 hari abavuzi gakondo babigize umwuga nibura hafi 4,200, uretse ko muri iyi minsi batangiye kugabanuka. Mu by'ukuri ariko ubuvuzi gakondo hano mu Rwanda ntabwo ari ibyo gukora gusa, ahubwo ababigize umwuga nk'uko nababwiraga twari nk'ibihumbi 4,200. Hari n'abandi babikora mu buryo bw'abaturage bivura ubwabo. Umuturage wese azi gukoresha inyabarasanya, ikinyabarasanya ivura igisebe, azi gukoresha umuravumba, ndetse ugeze nko mu ngo cyane cyane hano muri Kigali, buri munyarwanda wese afite umuravumba. Muri rusange ho bikoreshwa n'abantu barenga nko ku 800, ariko ababigize umwuga bari hagati y'2,000 n'4,000 muri rusange. Nanjye nkaba ndi muri bo, kandi nkaba ndikora bikunze cyane, ndigisha n'abandi yewe. Murakoze. None se kuva muri 78 ubikora gutyo, none ubu ngubu ukaba warabigize umwuga, biragutunze wowe n'umuryango wawe?
birantunze rwose n'ubu ntabwo nashoboye niko bafite indi mirimo nkora ariko ni umurimo ushobora kugutunga uramutse uwukoze neza mu by'ukuri ubikoze mu buryo bwemewe n'amategeko bishobora kugutunga n'umuryango wawe kuko wumva mu mujyi wa kigali ariko si wumvuka niko kazi nkora kandi ntabwo nkigisha n'abandi bakabikora kakabatunga n'imiryango yabo nta kibazo kirimo. nuko none se uvuze ko wigisha n'abandi, ni ukuvuga mbese ufite ishuri se? ni ukuvuga ufite ishuri cyangwa hari ukuntu wumvikana n'abantu babishaka noneho mugahura ukabaha ku bwenge? murakoze cyane. ntabwo mfite ishuri ariko ubu ndangije kubyigisha abantu basaga 100 nibo bakorera ndetse no muri mujyi wa kigali biga ubuvuzi kandi bakabukora neza. mu by'ukuri rero kubera ko ndi n'umunyedini usanga dusezerana tukagira aho duhurira tugatanga amasomo. ntabwo ari ishuri ryemewe na leta ariko dukora amahugurwa muri rusange niko nayita, ariko duhugura abantu baba babishaka babishyizeho umwete kandi bakabikora neza. ubuvuzi gakondo wavuga ko bushingiye ku ki? ni ku byatsi, ni ku bimera? mbese ubuvuzi gakondo bushingiye ku ki? mu by'ukuri n'ubuvuzi gakondo twakoze mu rwanda bwemewe na minisiteri y'ubuzima ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. ndaguha nk'urugero hano muri kigali hari ibimera bakunda gukoresha mbese usanga mu isoko ry'i kigali nk'umushengeshi, umunyagasozi, umuzibaziba, igikakarubamba, umwenya, sipure, igorogondo, ntare y'irungu, umubirizi, nyabarasanya, aritemeziya mukuru ariyo mu bita gisenge n'umuravumba. ni ukuvuga ngo ni ibiti ibyo bikoreshwa 100% muri ubu mujyi wa kigali, bigakoreshwa n'abavuzi gakondo benshi, yewe n'abatavura gakondo bayinywa bashaka kugira ibyo bivura, dore ko bose basobanukiwe n'uko bivura indwara nyinshi ndetse indwara zigiye zinanira abaganga ariko zigashoborwa n'iyo miti maze kubasomera y'ibimera. radiyo ijwi ry'amerika turaganira na Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo w'inararibonye. yatubwiye ko yabitangiye mu 1978. noneho rero Gafaranga, iki kiganiro ubundi ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika, nawe w'umutumirwa. nagira ngo mpite nguha Mbarubukeye Toma, hanyuma Muvunyi Marcel nawe abategereje gatoya. Muvunyi we ntugire aho ujya. Mbarubukeye we, karame uraho urakomeye? turashima Imana. nuko uherereye he? hereye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi mu ntara y'Amajyaruguru nyine mu Rwanda. nuko ikibazo cyangwa igitekerezo? njyewe ndavuga uko mbona ubuvuzi gakondo. mbona ni ikintu cyiza cyane kandi buravura rwose, ubona buvura. ahubwo ikibazo kiza kuza mu ruhande wenda si ngombwa ko abantu tubona ibintu kimwe, ariko ngenda avuga uko mbibona. iyo bitangiye kugera mu kintu cyitwa ku bwishingizi, mugasanga hajemo ikintu cyitwa ubupfumu, ibindi bintu bisa n'ubutekamutwe bigendana nabwo. umuntu akaba mu gitondo akazinduka avuga ko avura mu buryo budashinga, akajya hariya akavura bitewe n'uko wenda abaturage rimwe na rimwe baba badasobanukiwe n'ibintu nk'ibyo. kandi burya n'umuntu ubabaye uwo ari we wese apfa, umuntu udasobanukira byapfa kumva ko bari kuvura akagenda ati nanjye ngiye kwivuza. agahura n'ubutekamutwe waba burimo, ugasanga ku muhanda aho ugeze hose ugasanga bari gucuruza imiti, rimwe na rimwe ugasanga ntibabisobanukiwe. icyo kintu rero numva gikwiye guhabwa umurongo hari kigasa nk'aho kijya inzira imwe, noneho hakaba hari urwego rubigenzura mu buryo buhamye, kuko umuturage iyo yababaye yarwaye ukamubwira ko uvura, akenshi yumva ko uvura nyine, kandi wamubwira uti nshaka umuti uyu nguyu akagenda gake akaguhereza ibyo byatsi cyangwa n'ibindi bindi, ariko akakubwira ko avura. Mbarubukeye, igitekerezo nari mfite rero numva byagakwiye guhabwa umurongo bikagira inzira bicamo. yego, wenda ikindi yongera gukomozaho n'ikijyanye no gukoresha uburyo bw'ubumaji cyangwa se niba nabyita ubupfumu sinzi, nabwo ugasanga abaturage nabwo ugasanga bajya mu buyobe bw'ubwo ngubwo. ariko ubuvuzi gakondo bwo ndabwemera rwose, iyo bakoresha imiti neza, imiti iravura rwose, ndabyemera. Mbarubukeye Toma, urakoze. murakoze rwose, ijwi ry'Amerika ndabemera, murakoze. komera. Muvunyi, karame mwaramutse. uraho neza?
amahoro. Yego twese, wowe uherereye hehe? Ndi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, hano mu Rwanda. Yego, mu burasirazuba. Mu burasirazuba rwose. Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo? Iki kibazo mfite n'icyifuzo. Ubundi ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakagiye buhabwa umurongo, ariko nk'uko mugenzi wanjye nje nkorera mu ngata abivuze, hari igihe haba hari ubuvuzi gakondo n'ibyo baba bavura n'ibintu by'amarozi, ariko hari n'abagerageza kuba bashyiramo n'ibintu by'ubupfumu, ugasanga nk'umuntu agiye kwivuza ariko bamusabye ibintu bifite kondisiyo. Ukajya kwivuza uburwayi runaka bakagutuma inkoko y'ibara rimwe n'ibiti bitamenya ukuntu bimeze, kandi ahanini umuntu aba agiye wenda ikibazo afite agira ngo wenda igihe cyahita gikemuka, ariko ugasanga wenda hari n'ibindi bintu bamusabye binagoye. Hari n'igihe umuntu arwara nk'uburwayi busanzwe bwavurwa nk'abaganga, wenda n'izindi ndwara zoroheje, n'uburwayi nyine busanzwe mu bitaro kwa muganga bavura, ariko bo ntibabe bakubwira atari malariya, ahubwo bakakumvisha uburyo ari uburozi. Nabyo harimo abantu navuga wenda ko ari nk'abatekamutwe basa nk'ababinjirira, ugasanga bari gusa nk'aho babyivangavangamo ukundi kuntu. Ikindi ni ikijyanye no ku buzima bw'imyororokere, hari ubu n'ibyo bisigaye biri kuri social media, ngo imiti ngo yongere ubushake, ngo yongere ibitsina, ibintu byinshi bigiye binyuranye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'icyo kibazo, yagenda birikira nyine abakurikiye, kubera uburyo bagenda bagaragaza yuko hari abo bavuye nyamara ari ibintu by'ubutekamutwe, bagenda bakurikiye ugasanga bakakubeshya wenda baguhereza inyabarasanya kandi wenda zivuye igikomere, akaba aribyo bakubeshyeretse kuko ntabwo iyo miti baba bakoresheje umuntu aba yize. Ugasanga baguciye nk'amafaranga ngo 10,000 yo gusuzuma, barangira bakaguhereza wenda n'amazi basutsemo ibindi bintu runaka utamenya, bakaguca $50,000 wenda nk'urugero, barangira bakavuga ngo barakuvuye, nyamara wagerageza uwo muti ugasanga nta n'ikintu bimaze. Nabyo aze kugira ikintu yabitubwiraho. Murakoze cyane Muvunyi, nawe urakoze cyane. Yego turi kumwe. Gafaranga we, mu magambo makeya, ibi bintu aba banywanyi b'ijwi rya Amerika bafite impungenge z'abatekamutwe z'ibyo bintu by'ababeshya, bagakoresha ibintu ngo bimeze nk'ubupfumu bya maji. Ibyo bintu mubirwanya mute? Nka Mbarubukeye yifuza yuko ngo habaho urwego rubigenzura. Uru rugaga rwanyu rurabigenzura? Murakoze cyane. Ubundi hari imvugo abanyarwanda bafite ngo ababi bateranya beza. Mu by'ukuri abantu babi mu bavuzi gakondo barimo b'abatekamutwe bashaka kugira ngo bibonere amafaranga ndetse no gucucura abaturage, bakagira ibyo babeshya, ariko mu by'ukuri twe icyo kibazo twaragikemuye, n'ubwo koko tugihanganye nacyo. Ariko mbere y'uko dutangira gukora ubuvuzi gakondo, icya mbere twashatse abafatanyabikorwa bazahugura abavuzi gakondo 100%. Abambere twagiranye amasezerano nabo ni Ines Ruhengeri, ikigo cya kaminuza kiba hariya mu Ruhengeri gishingiye ku itorero Gatolika. Ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2015 twagiranye amasezerano, n'ubu baraduhuguye, bakomeza kuduhugura. N'ejo bundi twariyo mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi gakondo butazazima, iyo Ines Ruhengeri twakitaho cy'ubuvuzi gakondo mu buryo bwakora butarimo ubupfumu, butarimo kuragura, butarimo guterekera, ku buryo mbese mu minsi y'imbere bizabikorwa neza. Abandi twagiranye amasezerano ni komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, ifasha abavuzi gakondo, ikabahugura, ikaduha ibikenewe byose. Ikindi kigo gisanzwe kibikora kuva kera ni NIRIDA, nacyo twagiranye amasezerano, ndetse n'ikigo cyitwa REMA, ariko cyane cyane kaminuza y'u Rwanda nayo ifatanya n'abavuzi gakondo muri rusange. Ibyo rero dukorana nabyo, tukamagana bene abo bantu. Abandi dukorana cyangwa se twakoranye kandi tuzakomeza gukorana ni itangazamakuru, kugira ngo tudahusha intego mu by'ukuri. Icyo abo bagenzi banjye bavuze, hari abantu koko barebye abaturage, wenda agafata ikintu kitari umuti akacita umuti, kugusuzuma akaguca $10,000 cyangwa se akayarenza. Hari n'abasuzuma, hari n'abaca abantu 100,000, 100,000, 300,000, 500,000. Mu by'ukuri ibyo turabirwanya, inzego zibara abavuzi gakondo zirabirwanya, n'abavuzi gakondo nyabo noneho barahugurwa ku buryo ibyo batabikora. Icyo nzi ni uko hari abitira ubuvuzi gakondo, niyo batagira n'ibyangombwa, batagira n'amakarita, bagakora ibyo. Icyo nifuza ni ukugira ngo
bajya babaza ibyo mujye mumubaza ikarita urebe niba kuko ari umuvuzi gakondo nyakuri nawe harabiyita abavuzi gakondo kandi atariho bagamije gusahura rubanda. murakoze. none se leta yo ifitemo uruhe ruhare? Icyo nshaka kuvuga ni nka minisiteri y'ubuzima ibaha uruhushya, cyangwa mbese kugira ngo wemerwe kuri umuvuzi gakondo minisiteri y'ubuzima iguha uburenganzira? murakoze. mu by'ukuri mu bihumbi 2011 tukimara kubona uburenganzira bwo gukora, mu kwezi kwa munane kwa 2011 minisiteri y'ubuzima yahaye urugaga rw'abavuzi gakondo icyangombwa cy'agateganyo. icyo cyangombwa cyatwemereraga gukora kandi cyatwerekaga ko bizagera igihe noneho itegeko rikajyaho rigenga ubuvuzi gakondo mu Rwanda. gusa iryo tegeko ryaratize ari uyu munsi ntabwo rirabaho. ni neza ko ibintu byagiye mu nteko ishinga amategeko byatizeho kugeza ubu, gusa nicyo cyemezo cyarangije igihe ntabwo kigikoreshwa. ariko mu by'ukuri ari minisiteri y'ubuzima izi ko ubuvuzi gakondo buriho yabushyigikiye, nubwo ibintu bitari byajya mu buryo, ariko minisiteri y'ubuzima irabyemera. uretse ko nayo izi neza ko hari abakozi hari abakora nabi, izi neza ndetse ko hari n'abamamaza ubuvuzi gakondo bakajya mu itangazamakuru bakavuga ngo gafaranga ni igihugu kuvura inzu ishoboye mvura indwara hashatse kurondera muri aka kanya zimwe zikojeje isoni, abantu bakaza ari benshi bakaza iwanjye. ayo ni amakosa, ariko vuba aha azaba yarakosowe. ibyo bagenzi banjye bavuze n'ibyo birahari birakoreka kandi bizakosorwa mu minsi iri imbere. radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. turaganira na Gafaranga Daniel, ni umuvuzi gakondo wo mu Rwanda w'inararibonye, yabitangiye mu 1978. mbere y'uko mpamagara Jalil Remo ube wihanganye gatoya, nagira ngo nibarize Gafaranga. niko Gafaranga, we wabyize gute se kugira ngo utangire gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo? murakoze cyane. ngewe mu kubyiga ubundi hari hano iwacu hano mu Rwanda hari amadini mu myemerere yabo harimo n'ibijyanye n'ubuvuzi yemera ko abantu bagomba kwirinda bagomba gufata ubuzima bwabo neza bakoresheje ibyaremwe. nari muri amwe muri ayo madini rero ashatse kuvugira hano. noneho yatwigishaga ikintu cyo gukoresha ifu y'amakara. mu by'ukuri mbere ya 78 nari umuntu urwanya ubuvuzi bwose nabwitaga ubupfumu, ariko ntangazwa no kubona abanyedini babushyigikira babusobanura babuvuga. byarantangaje. nuko ku bubwo 78 nibwo natangiye kuvura. ndibuka indwara natangiye kuvuriraho ni indwara y'abantu banuka, mu kinyarwanda bayita igikara, y'abantu banuka. niyo natangiyeho muri 78 mu kwezi kwa gatandatu. ubwo mbere umuntu akize ntangira kwiga imiti cyangwa nayize mu buryo bw'idini, ndayiga ndayimenya mfatanya n'abandi. muri rusange navuga ko nabyize mu buryo bw'idini nayobotse. murakoze. noneho rero duhamagare Jalil Remo. uraho urakomeye? uherereye he? ahantu bita Kibagabaga mu Rwanda, i Kigali. ni uku igitekerezo cyangwa ikibazo? umutumirwa ndamushimira, ndakubona amaze gusobanura, ariko bagerageze bagenzi babo babagire nk'inama, wenda bari mu rugaga babagira inama, bari kwikubisha abantu. umuntu arabisha abantu ngo aravura indwara n'indwara zidakira tuzi akakubisha ko zivura. hari indwara bavura bakazivuriza na perezida gitetse. njyewe nigeze kurwara umwijima bitera umuntu arambura nari umwana nari muri Kenya, umuntu arambura ndakira kabisa. noneho undi we baramuvura ahubwo bamutera uburwayi. navuga hari abana ariko bamutera ubutwara n'ubundi bwamugizeho ikibazo, yabaye ikimuga, yabaye ikiragitutu ntabwo avuga. kandi baravuga bamuhaye imiti ndetse bakamuha ibindi bakamuhindura bakamuvuza ahantu hagiye hatandukanye, ashobora kuba atakira. rero byarambabaje cyane. bashobore kuba babwira bagenzi babo, bashobore kuba bavura, kuko baravura turabizi, ariko bagerageze bakagenzura indwara igakira, iyo ntabwo ikira.
hari ibintu tuba tuzi twese ariko kubeshya abanyarwanda cyangwa abandi bantu ko baba baganwa n'abantu benshi nicyo kintu mba cyatuma abantu babizera ejo batazajya babitiranya n'abapfumu. Birabaje niba umuntu ashobora kuba yavura umwijima muganga kwa muganga yamunaniye bishobora kuza kunywa imiti nk'amezi 5 akamuvura icyumweru kimwe agashobora kuba yakira. rero bashobora kuba batubwira kandi batanga icyizere muri rubanda kugira ngo babone ko kubita abapfumu. nicyo kintu n'akanumwunganira cyangwa muri mubwira murakoze. nawe urakoze Remo. Gafaranga we, babizera bate rero umuntu yakwizera umuvuzi gakondo gute? urakoze cyane. mu by'ukuri bakwiye kwizera ubuvuzi gakondo kubera ko nk'uko nababwiye ngitangira, ikintu cya mbere ni uko twashatse abafatanyabikorwa bo ku rwego rwo hejuru yewe ni za kaminuza nongere mbisubiremo. Ines Ruhengeri ihugura abavuzi gakondo hafi ya bose. yewe ugeze ku kigo aho bigira bateye bafite nka hegitari ebyiri bateyemo ibimera bisaga 300 bivura indwara zitandukanye. kubwo ibyo rero bafata abavuzi gakondo benshi bakabajyanayo bakabahugura bakabigisha. ejo bundi hagatura y'abandi si bo gusa kandi baduhugura, ari kaminuza y'igihugu iraduhugura, rema iraduhugura. muri rusange dufite amashuri, dufite amahugurwa. icyo uriya mugenzi wanjye umaze kuvuga aravuga ati hari abantu batari mu rugaga bagenda bakora ibintu, ahubwo icyo twahamagarira abantu ni uko baba mu rugaga, noneho n'urugaga narwo rugafata umurongo mwiza ku buryo ruhugura abantu bose. kuko mu by'ukuri burya igihe utazi ibyo usoma, igihe utazi ibyo wiga, ntacyo wakora muri iki gihe turimo cy'iterambere. niyo mpamvu twasaba abavuzi gakondo kugira ngo bose bitabire amahugurwa, yewe n'utahugura bisabe kugira ngo amenye aho abandi bageze. nk'ubu bavuze ikibazo cyo kuvura umwijima n'ibindi. hano mu Rwanda dufite ikimera cyera mu Rwanda hose bita ikimera twita umubirizi. niba hari ikimera gishobora kuvura indwara nyinshi ndetse umuntu adashobora kubara umubirizi, utwo kera bakivuza inka, bakakivuza abantu, bakakivuza abagore batabyara, bakakivuza abantu bafite ikibazo cya diyabete mu buryo bwo kugabanya isukari muri rusange. iyo rero abantu bahugurwa kuri ibyo biti byose, bagahugurwa ku bimera byose, bashobora kuvura indwara bakoresheje imiti mike. kandi mu byo mu mahugurwa tubona, ubundi umuti ukoreshwa ibyumweru 2. waba udashobora kuvura iyo ndwara ugahindura undi muti, yakunanira ubundi ukamwohereza ku wundi muganga mugenzi wawe cyangwa se mu ivuriro rya kizungu. mu by'ukuri abahuguwe babikora neza, abatarahuguwe wenda umuntu yababwira bakaba baretse kuvura, ahasigaye bakazabanza babona amahugurwa. kandi noneho n'urugaga ukitabira kureba abantu batahuguwe bakabaha amahugurwa muri rusange. niyo nama natanga kuri icyo kibazo mubajije. Ijwi ry'Amerika. noneho duhamagare Sibomana Japhet. Sibomana we, uherereye he? Uherereye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza. aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. rero kuri biriya by'ubuvuzi bwa gakondo, iyo mbigereranije nyine gutya mbona ko baravura, harimo ababa bavura, ariko nanone bitewe n'aho isi igeze harimo n'abantu baba bishakira nk'imibereho. usanga hari nk'abantu baba bishakira nk'imibereho, ugasanga wenda nk'umuntu aravuga ati twebwe tuvura indwara zose, ugasanga wenda abafite nk'umuti akavuga ngo umuti ngo uvura indwara 20, ngo ukumva nyine barimo baravuga ko hari indwara nyinshi. noneho kandi nanone uriya muti wa kinyarwanda wenda se ni nko nabivuga ko ari nk'uwa kinyarwanda kubera ko ari uwa kera, kuko na kera abanyarwanda barivuraga n'abazungu bataraza ngo bashyireho bazane biriya by'ibinini. ugasanga rero wenda nta n'igipimo baba bafite, nta gipimo wenda kiba gifatika ngo uvuge ngo wenda wanywa nk'umuti ungana gute, kuko uriya muti ushobora kuba watera umuntu umwijima cyangwa se n'izindi ndwara. tuzi ko umwijima iyo ubonye ibintu birenze bishobora kuwangiriza. ubwo nkavuga nti wenda bajya bakoresha uburyo cyenda banandika bakavuga bati wenda n'umuti umuntu niba arimo awukoresha agomba kunywa ungana gutya, bakabigaragaza naho kuri ako gacupa. wenda niba ari umuntu mukuru bakavuga bati
aramwungana gutya noneho gutyo bigakomeza. Siboma urakoze. Sawa namwe murakoze. Gafaranga we. Yego ndabitabye. Sibomana Japhet yazamuye akantu k'igipimo, reka nanjye nongera agakeregeshwa kanjye. Ubuziranenge bw'imiti gakondo mu bigenza gute? Hari uburyo bw'igipimo nyine kugira igipimo cy'umuti n'ubuziranenge bwawo? Nanjye reka mubaze akabazo, iyo urya imiteja ubuziranenge bw'imiteja urya urabuzi mu mbare n'ubwo nawe bazi mu z'amakuru ariko nandika ngo kubaza ukugurisha igare, iyo urya imiteja ubuziranenge bwayo uri kurya. Mu by'ukuri abakurambere bacu bakoreshaga imiti gakondo, birumvikana ko hari bamwe yangije ariko bakagenda babikosora kuva mu mwaka w'igihumbi n'ijana mu gihe cya Gihanga, bagenda babikosora bakavuga bati uyu muntu nibura kugira ngo bimugwe neza ashobora kunywa wenda ikiyiko kimwe, hari ibiyiko ntibyabagaho, umuntu ashobora kunywa indyoshyo imwe akanywa n'utuntu runaka, uyu muti wenda ufite ubukana bwinshi, ushobora kuvangwa n'amata agabanya ubukana bw'imiti birumvikana, ubundi uyu muti se ushobora kuvangwa n'umutobe. Iyo ni imiti ikarishye cyane yakwangiza igifu. Bari bafite uburyo bagenda bayigabanya kandi babyigishije n'abana babo muri rusange. Mu by'ukuri rero gahunda abavuzi gakondo bagenderaho ni porogaramu imaze imyaka igihumbi ya Gihanga, kuko uzi ko ari uwavumbuye ubuvuzi gakondo akabwamamaza biragenda. Uretse ko muri iki gihe cy'iterambere kubera ko abantu bagenda niba koko duhugurwa na kaminuza baratwereka n'ubundi ibindi twakongeraho kugira ngo twe kwangiza abantu, kuko imiti myinshi yangiza umubiri natwe turabizi. Niyo mpamvu hari imiti, hari ibimera dufite dukoresha bitagira ingaruka, nk'uko nkubwiye wenda imiteja, kuko nkubwiye igishogoro. Urabona nk'umushogoro niwo mwuga neza, ni umwe mu miti ivura indwara nyinshi. Umushogoro ari kandi tusanzwe tunawurya. Muri rusange hari imiti tubuza y'ibiryo turya, iyo ntabwo dukenera ubundi buziranenge, ariko hari n'indi miti ishobora kwangiza ubuzima, tuvuga nk'igikakarubamba kuko gisharira cyane. Iriya miti isharira hari amategeko dufite tugenderaho dukoresha kugira ngo dutangize ubuzima bw'abaturage. Ariko rero umuntu akaza avuga ngo avura indwara zose, icyo ni cyo kimenyetso gikwiye kukwereka ko uwo muntu ntacyo azi. Niba umuntu avuga ngo avura indwara zose, nawe uzahita umubwira uti ntacyo uzi, kuko indwara zose ntizishobora. Ubundi muri minisiteri y'ubuzima bari baraduhaye amabwiriza ko niba dutanga ikarita kwiha umuvuzi gakondo, nibura agomba kuvuga indwara eshatu afitemo sipesiyalite, afitemo ubuhanga, ashobora kuvura neza, ko ntawe ugomba kurenza indwara eshatu. Nureba rero ku ikarita ye ahenshi uzasanga izo ndwara avura, izo ndwara yemeje, niba wenda ari igifu, wenda n'imitsi n'ibindi, ariko kuvura indwara zose zo umuntu nubona abyamamaza abivuga, uwo muntu bamenye ko atari n'umuvuzi, ko nta mahugurwa yabonye, ko nta bicazi yakoze. Nikoze kiriya kigo gikora ubushakashatsi mu iterambere n'inganda, nimba nibuka neza wigeze kugikomozaho, ntabwo gifite laboratwari ahantu bashobora gupima nimba ari kureba ubuziranenge bw'imiti gakondo? gifite icyo kigo barashoboye, ariko igihe cyose twagerageje twajyanaga imiti turi nk'abantu 100 bakavuga batumva iyi miti kugira ngo tuyipime 100 byatwara imyaka n'imyaniko. Nyuma rero gafaranga mvura igifu, havura ubuzima n'urugero, havura ikintu ajyana iyo miti na mugenzi wanjye akajyana n'undi, abantu 4,000 tukajyanaho imiti, turi kumva ko nabo tuvuga tubakora umutwaro bakora imyaka 100. Niyo mpamvu rero nabo bavuga bati n'ibiti twanabikora, ariko bisaba abakozi, bisaba ingengo y'imari itubutse, bisaba n'ikindi gihe. Muri rusange rero ibyo barabishoboye, ariko babikora tardo, ariko nta bushobozi bafite bwo kubikora ku buryo batuma imiti yose y'ubuvuzi gakondo yo mu Rwanda ntabwo byashoboka. Icyo barakiduhakaniye muri 2011 na 2012 bakiduhakaniye ko kidashoboka, keretse niyo hari umuntu bimaze gushoboka, ariko nzi neza ko bitashoboka kubera ingengo y'imari birumvikana n'abakozi bake. Noneho rero ibi ngibi biragusha ku kindi kibazo, ni ukuvuga yuko abavuzi gakondo mudashobora kuvura, mbese imiti yanyu ntabwo ishobora kugurishwa hanze y'igihugu, kubera ko
ndibwira yuko igihugu runaka cyajya kugura imiti gakondo ari uko cyizeye ubuziranenge, si cyo bivuga ubwo ngubwo se? ndabyumva ariko noneho hari abantu bamwe uretse ko bitashobotse bitewe n'uko itegeko rigenga ubuvuzi gakondo ritari ryakabayeho, bari baturutse mu Misiri bifuzaga kugura amababi y'inturusu, bakifuza kugura amababi ya sika, bakifuza kugura urwiri ngira ngo hari mu rwumva ndaruzi uvura ku rwego rwo hejuru mu rwiri, bakajyana ibimera uko byakabaye, bakajyana amababi y'inturusu uko yakabaye. none se yewe kanyamakuru nibyo n'amababi y'inturusu yatanze agiye hanze, twakenera ubuziranenge bw'ayahari kandi ari imana yohereza ikayaduha bene ako kageni bo bakabyitunganyiriza ukwabyo. njye ndumva ahubwo dukeneye kwajyaho itegeko rigenga ubuvuzi gakondo, noneho bimwe mu bimera dufite duhinga tukabibona isoko hanze, ku buryo mbese twakorera ubuvuzi kandi tukanagurisha ibimera hanze bivura bitagombera ubuziranenge, kuko imana ubwayo yabishyizeho, yarangije kubitegura muri rusange. murakoze inshuti zacu, mbibuze ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro murisanga, turaganira ku buvuzi gakondo mu Rwanda. Umutumirwa ni Gafaranga Daniel, ni umuvuzi gakondo w'inararibonye. Niko se Gafaranga we, ubwo ngubwo guhinga ibyo byose umaze kuvuga bisaba ubutaka? Abavuzi gakondo mwese mwabubona muhingamo imiti gakondo? murakoze cyane. mu by'ukuri ahandi cyakora hari aho mpinga sinzi niba naboherereza n'ifoto ndi muri Artemisia. Artemisia ni ikimera gikomeye ndetse muri Madagascar bari bavumbuye ko kivura na covid, ariko mu Rwanda minisiteri y'ubuzima yakidukwirakwijemo nko mu 2004 na 2005 bihingwa ahantu hose kuko birwanya imibu. icyo kimera rero nagihinze kuko kivura indwara nyinshi, yewe cyongera n'abasirikare b'umubiri. iwanjye rero ndagihinga, hari n'ibindi bimera muri rusange bwinga bivura. mu by'ukuri rero gahunda twari dufite mbere ya kovide, twifuzaga ko mu turere tune two mu Rwanda buri karere twashakamo isambu yo guhingamo imiti. yewe nagiye ngera no mu turere tumwe ndetse bakaduha amasambu nka Gisagara, bari baraduha isambu mu karere ka Gisagara. hari uturere nka dutanu bari baraduha amasambu yo kugira ngo duhingemo igiti ishobora kuvura. noneho niba turi mu ntara y'Amajyaruguru tudahingamo imiti yakora mu karere k'Amajyaruguru, niba turi mu nce zo mu Bugesera mu Burasirazuba tugahinga n'imiti ishobokana n'izuba kandi ishobora kuvura. muri rusange hari gahunda nk'iyo yo kuzatera imiti hamwe, koperative y'abavuzi gakondo ikishyira hamwe ikabitera hamwe. iyo gahunda nubwo twayicumbitse, ariko ndatekereza ko bagenzi banjye bazayicumbura ku buryo bajya bakora imiti myinshi kandi icyo gihe n'amasoko yo hanze azaba ari kuboneka muri rusange. ariko n'ubundi umuturage nk'uko mu Rwanda umuntu afite akarima k'igikoni, niko agomba no kugira akarima yateramo imiti yakwifashisha kari hafi y'urugo. buri muvuzi gakondo igihe buri wese yabishobora byo kugira akarima gato gahingwamo imiti yo kuvura abantu n'abamugana. murakoze. nuko noneho rero duhamagare Pierre. Petero we, uraho urakomeye? yego ndakomeye. uherereye hehe? mberereye hano nyine mu Rwanda mu karere ka Ngororero. nabazaga none kuki imiti ya gakondo usanga idahabwa agaciro cyane mu gihugu kandi tuzi ko ifite akamaro ku bantu benshi? reka mutumirwa ahita akubwira. urakoze. kandi nyine ugasanga n'ubundi twebwe abaturage turayikoresha ku bwinshi urebye, ariko nyine ugasanga no muri leta nta gaciro bayiha. ikibazo cyabagerereye. ubwo si none se kuvuga leta Gafaranga ko ari umuntu wibereye aho ngaho ko atavugira leta, sinzi uburenganzira bwe nawe ashobora kuba bifiteho igitekerezo. reka tumuhe ijambo. urakoze. yego murakoze. nuko Gafaranga we, uyu muhungu wamwumvise? namwumvise, ariko urambabarira ngiye gukoresha amagambo nasanzwe nkoresha wenda y'ubukoroni. mu 1925 hatanzwe itegeko ko imiti yose imiti ya gakondo yose iciwe mu Rwanda. iryo tegeko ryaratanzwe ribaho, ubu buvuzi gakondo butangira gucika kuva mu 1925.
ni abakoroni bashyizeho iryo teka. ni abakoroni babikoze baca iyo miti uburyo umuntu wese yagomba kwivuza akoresheje iyo kizungu. ubwo imiti igenda itangira kugenda icika buhoro buhoro muri 2070 nibwo abanyarwanda bageze aho batangira hariya muri kaminuza y'i Butare batangiye gushyiraho kuri kaminuza batangira gushyiraho uburyo bwo gusuzuma imiti, batangira kubyamamaza, batangira mbese abashyira hamwe batangira kubikandura buhoro buhoro, uretse ko jenoside yakorewe abatutsi yateye yaje bitari byarangira neza, ariko noneho nyuma yaho nibwo byongeye kuganduka. ariko impamvu yose yaturutse ku bukoroni, niyo mpamvu n'abajya ku buyobozi bose usanga batabyitayeho. ariko usibye hano mu Rwanda, ariko hari ibihugu byo muri Afurika bimwe byakomeye ku muco w'ubuvuzi bwabo n'ubu bikomeye, ariko natwe ndatekereza ko muri iyi minsi natwe tuzakomera, nteko tugaya gutinda ahubwo batugaye guhera. Nakoze uvuze kaminuza mu myaka ya za 70, nibuka yuko nkiri umwana kuko iwacu ni hariya i Butare hari ikigo cyitwaga Curfametra, yego Centre Universitaire de Recherche sur la médecine traditionnelle et la pharmacopée traditionnelle, niko byavugaga mu Gifaransa. mbese byari ikigo cy'ubushakashatsi ku buvuzi gakondo n'imiti gakondo. tugarutse nanone kuri ni ikibazo gihora kigaruka cy'igipimo n'ubuziranenge, kugira ngo dushamikireho turebe ukuntu mwuzuzanya n'ubuganga bwa kizungu. nk'ubu ngubu we gafaranga ushobora guha, nabyita transference mu Gifaransa, mbese ugaha umurwayi uruhushya rwo kujya kwivuza mu kizungu, noneho abaganga ba kizungu bakabyemera ko nawe wari waratangiye kumuvura, mbese bakamwakira. igisubizo ni yego na oya. yego, byashoboka ko bashobora kumubona bati uravuze amavuzi gakondo. abaganga bamwe bashobora kuvuga bati kuki warayobye, kuki watizeyo, byagenze gute, bakamutunganya. hari n'abandi baganga bashobora kubyemera. muri rusange igisubizo ni yego na oya. niba cyumvise sindi. Yego, ndacyumvise. noneho reka nsubire inyuma nanone gatoya. hari abaganga bo mu kizungu, nyine ubuganga bwa kizungu, bo bashobora kukoherereza abarwayi? birakorwa cyane, uretse ko nabo babikora mu mabanga. ariko aravuga ati wowe genda. ndibuka hari umuganga umwe duherutse kuganira ushinzwe gusuzuma inzoka, we yasuzumye abarwayi benshi bakabashyira abaganga ba kizungu bambabarire, ntabwo muhanganye nabo, ahubwo turakorana cyane. ariko noneho ageze aho basuzuma umuntu urwaye amibe, none bakamuha imiti agakomeza akarwara. none uwo muganga ukavuga ati ufite ikibazo cya amibe, ndagusuzumye, ujye ku muganga runaka aguha imiti ya gakondo, nurangiza kuyinywa uzaga akagusuzume. wa muntu akagenda yarangiza kwisuzumisha kwa muganga, akagenda akanywa imiti ya gakondo, yarangiza kuyinywa agasubira akamusuzuma, wa muganga agasanga yarakize. umuganga yahaye ubuhamya atumva, njyewe nshyigikiye imiti yanyu, njyewe n'izi byo gusuzuma indwara nohereza abantu iwanyu. uretse ko mbikora ku giti cyanjye, hagize ubyumva barwanya, atari ko ngeremera imiti yanyu mu buryo bugaragara. hari abaganga nabo batwoherereza, ariko bakabikora mu ibanga. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. murisanga ikiganiro cyanyu cya buri munsi. uyu munsi rero turaganira na Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo, ni ku buvuzi gakondo mu Rwanda. kuri telefone dufite Nayubu Bonaventure. Nayubu we, uraho urakomeye? ndashima, ndakomeye kabisa. uherereye hehe? uyu mwanya tuvugana mpereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, mu ntara ya Makamba. igitekerezo cyangwa ikibazo? yewe mfite ikibazo kuba abavuzi gakondo n'amakenga mbifise ko. ndashaka kubabaza, numvise yuko hariho ukuntu babyiga bagateba bakagera ku musozo wabyo. none abavuzi gakondo mu mamo yabo bofata ko ijya miti baba ariko bakoresha ariyo novuga ati ni igiza gukora mu buvuzi novuga kizungu, bijyanye by'uko bakoresha inyagara, abo ngabo abavuzi gakondo bahita babikoresha. urakoze cyane Bonaventure.
yego namwe murakoze. ye gafaranga we wamusubiza iki? hari amavokabulari amwe ariko ntumvise, hari vokabulari imwe ntumvise, niba ari inyagara niba ari iki, wumva wumva ikirundi wabisobanura neza. inyagara nanjye ntabwo nzi icyo ari cyo. wasubira mu ijambo yavuze ko icyo kibazo ukagisubiramo ukacyumva neza. Bonaventure sinzi nimba tukimufite kuri telefone. Ndi ku murongo ndiko ndabumva. ye nuko sobanura amagambo y'ikirundi ukirageze kumvisha umutumirwa neza. Yego cyane, ni ukuvuga abo bavuzi gakondo turakunze kubyumva, akenshi barakoresha amajambo cyangwa ibintu bavuza kugira ngo icyo no kwita nk'imbaraga cyangwa inkomezi zabo ziboneke. Urashaka kuvuga nka biriya twakwita ngo by'ubupfumu by'ubumaji bamwe bakomojeho hano? Yego. Aha, bariya ngo buzure umwuka hanyuma bagakoresha izo mbaraga zabo. reka nsubize umuvandimwe wanyu wo mu gihugu cy'uburundi. hano mu rwanda ntabwo leta y'u rwanda, ntabwo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye ubuvuzi bukoreshwa imyuka, bukoreshwa izindi mbaraga, yewe nubwo byaba ari ibitangaza bikorerwa n'abakirisitu, biriya ntabwo biri mu buvuzi gakondo mu rwanda, ntabwo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye. icyo minisiteri y'ubuzima ishyigikiye ni ubuvuzi bukoresha ibimera. birumvikana ko hari ubundi buvuzi buhari, ariko ubwo ibimera nibwo tuvuga. niba hari abantu, koko hari abantu bakoresha ibintu nk'ibyo, na hano iwacu mu rwanda barahari, ariko abo ntabwo bari ku murongo wacu. no kubimbaza kwaba ari ukunsagararira, ntabwo byabo ntashobora kubivuga, ahubwo ubundi hazabibaza leta, dore abantu bakora bene ibyo mwabafashe gute mu buco bwabo, ariko ntabwo yabibaza cyangwa se abavuzi gakondo muri rusange. wenda uwashaka icyo kibazo umuntu yazakibaza abashinzwe abo bantu mu rwego rw'ubuyobozi. murakoze. Ndahamya ko mu Burundi nabo batabyemera. Nka minisiteri y'ubuzima yaho ifite ishami rishinzwe kureba iby'ubuvuzi kama, niko babyita. Ndahamya rero nabo ko batemera ibyo ngibyo by'imyuka, ibyo bya maji. Dukomeze. Turi kumwe na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we, karame urakomeye? muraho neza. igitekerezo cyangwa ikibazo banza ariko ubwira umutumirwa wuri? Mperereye hano Ikibagabaga mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ikibazo ndabanza kumubaza ku ikubitiro, yavuze yuko hari ihuriro mwamutumiye ku giti cye, ariko kubera ko yigeze kuba perezida wa ririya huriro ni ngombwa kugira ibyo tumubaza bijyanye n'ubuvuzi gakondo ku buryo bwimbitse, kubera ko abimazemo igihe kirekire, kuko umuntu urengeje imyaka 30 mu kintu aba ari inararibonye. ni muri urwo rwego nshaka kumubaza, bo nk'abantu bafite n'urugaga bahuriyemo, iyo bumvise ko hari abantu hirya bitirira uwo mwuga bakabicira izina, bakora iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, hanze aha ngaha nk'uko mugenzi wanjye wigeze kubibaza mbere uri Kayonza yabivuze, ubu ngubu nta bindi bintu bikiba ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibi byose byitirirwa ubuvuzi gakondo kuko atari ubuvuzi bwa kizungu. ubu ngubu hari imiti ya 7S, hari imiti ya C24/7 ikoze mu buryo bw'ibinini yitwa inyunganiremirire, kandi ikaba ari imiti bivugwa ko ari iya gakondo, kubera yuko ari imiti itari iya kizungu tutajya kugura muri farumasi icuruzwa n'aba bantu. Mu by'ukuri ugasanga umuti umwe uragenda bagusuzumye, bagusuzuma bati kugira ngo ukire urishyura 100,000 mu mafaranga y'u Rwanda, urishyura 50,000, urishyura 200 se. Dufite n'ikigo Zirumuze hano mu Rwanda twemera cyane, tukagira Ijabo Life Center n'ibindi byinshi ntanarondora, ariko abo bose wareba yigeze gukomeza ku by'amakarita, ugasanga amakarita barayafite, ariko ibyo baguhaye ntibigire icyo bikumarira, kandi ugasanga imiti yabo irafunze ku buryo bwa original. Aho rero twebwe abantu, kubera ko nta kantite cyangwa ubuziranenge nk'uko iyo ugiye kugura ibintu leta yemera, hari ukuntu hari imibare biri kuri kode uhita ureba ukabona n'ubuziranenge bwabyo. None mwebwe murateganya iki nkaho uri umuvuzi? ubu ni akahe gashya innovation ni akahe gashya ufite nibura ukuvuga ngo nifuza gukora ibi ngibi mudategereje leta? kuko ni ukuvuga ngo iyo abantu bishe ibyo bakora, mwese nk'abavuzi gakondo tubashyira mu gatebo kamwe, kuko hanze hano hari n'abajya kuri radiyo bati
twebwe niba baranakuroze turanakurogora akajya kuri radiyo akabivuga hano hari radiyo yitwa Fine FM nta bindi biganiro bicaho ni ibya wararwaye warazinzwe ngo nabo bitwa abavuzi gakondo ariko se bitwa abavuzi gakondo ntabwo nzi innovation mufite muri imbere kugira ngo imiti yanyu nayo umuntu ayigereho ayigura azi ko aguze imiti yujuje ubuziranenge banakutubwira ngo mbere kurya imiteja tuzi kwiribwa ariko nta n'uwo yishe ariko umuti unyoye nawe urakwica wikubaza innovation mugereranye n'ibijumba ngo imiteja ngo karoti oya umuti unyoye nawe urakwica kandi n'imiteja iriye nawe uratumba bikaba ngombwa kujya kwa muganga. Murakoze. Twagira Yezu nawe urakoze ariko rero ukiri kuri telefone utaragenda ntabwo uzi niba hari iteka rya minisitiri w'ubuzima ribuza bene ibyo bintu ni ukuvuga mbese byarasohotse nibyo nakubwiye ko nabo babikora babeshya nabo bafite ibyo byangombwa bibemerera gukorera k'ubu butaka bw'u Rwanda. Urugero ngenda rwa kuko byabaye kuri mugenzi wanjye ari njye umujyanye twe twagezeyo kuko n'uwari umuturangiye tugezeyo bati mwishyura 5 barabyishyura nyuma arangije ati rero buriya uyu muti wenda kugira ngo akire neza muranti 100 tubona tugiye muri negosiyasiyo uribaza uranegosiya n'umuntu ku muti kwa muganga baranegosiya koko ugahita ubona ko ikarita arayifite ariko kubera ko ikarita ayifite nta hantu wajya kumurega. Uyu mugabo mwari kumutumira muri kumwe n'umuntu ukora muri ribu tukajya tubabaza aho twahita tubariza ibibazo nk'ibi ngibi by'abatekamutwe bashushanya abantu baza kubeshya abantu. Twagira Yezu urakoze. Yego namwe murakoze. Gafaranga we izina ryanyu ry'abavuzi gakondo umwuga wanyu ihuriro ryanyu ati mukora iki kugira ngo murwanye bene abo bantu babaharabika? Ariko nk'uko nabivuze ngitangira burya ababi bateranya beza kugira ngo uwo mugabo kibagabaga buri aturanye yewe nanarahakora igihe kirekire kandi namubwiye ko maze imyaka isaga 30 y'umuvuzi ngira ngo wenda we nanjye yantunze agatoki ati wakoze ibi wavuze ibi kandi navugiye ku maradiyo menshi ariko ntabwo nigeze njya kuvuga ngo mvura abantu ngwino ngo korera ibi n'ibi ariya makosa rero akorwa n'abavuzi gakondo ubundi ushaka umuvuzi gakondo mutundi bizakosoreka vuba cyane biriya bizakosoreka bariya batanga ibiganiro ku maradiyo bariya bavuga ibiki nzi neza ko hari gahunda yo kuzabikosora kandi bizavaho burundu biriya bigo umuntu kuvuga ngo nshoboye gukora ibi nibyo biyo by'abantu rero umuntu akabigira ubucuruzi bakabishakamo amafaranga ibyo mugabo yavuze byose byo ni iby'ukuri ariko niyo kuvuga ngo bagomba kuntumira bari kubona ari ivu ibyo si itangazamakuru bibaho nawe avuga ibintu ashyira mu gaciro abavuzi gakondo niba hari ukora amakosa azabikurikiranwa ku giti cye kandi birumvikana ko ashobora kubihisha inzego z'ubuyobozi kubera ko nazo birumvikana nta gereza zifitemo ziramufunga ariko hari uburyo bwateguwe bwo kuzabikosora nubwo ntari ku rwego rwo hejuru mu by'ubuvuzi ariko nanjye hari inama ngenda ntanga ngenda mpamagara abantu ariko ibyerekeye bariya abantu ibyo bakora natwe turabirwanya natwe turabyanga kuko iyo tutabyanga natwe tuba tubikora mu by'ukuri ni ikibazo gihari kandi kizakemuka mu minsi iri imbere. Ariko rero na leta hari abantu ijya ita muri yombi b'abatekamutwe hari amakuru njya numva nk'umuntu ngo yazize ubutekamutwe ngo yiyita umuvuzi gakondo nabyo bibaho. radiyo ijwi rya Amerika noneho duhamagare Harerimana Desire. Harerimana we uherereye he Harerima? ngaha mu Burundi Marangara ni muye ntara ubwo intara ya Ngozi. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Jewe n'igitekerezo ubwo nashaka gutera kubera ubwo buvuzi burakenewe cyane cyane nk'uko twebwe turi nk'urwaruka tuba dushaka nko kurondera ubushakashatsi tukabura ahantu tubukorera rero nosaba yuko ahubwo ari nk'akantu umuntu yarose yuko yogaragashikiriza hanyuma abategetsi nabo bakaza barabona ko nyine umuntu w'urwaruka ategerezwa kubaha rero ntibaze baza barabona nk'umuntu yivumburiye nk'ubushakashatsi baca bamushimira ahubwo biza nuko bamuteza imbere agashaka nk'ubwo bushakashatsi bwiwe bukaza imbere. Harerima urakoze. Namwe murakoze turabakunda hano ngahe mu Nyambo turabashimiye murakoze. Nawe urakoze cyane. Mutigira abavandimwe kubera abandi umunyeshuri
tujye turavugana. ye nuko Gafaranga we, mu magambo make rero twanzura turagenda tugusha ku musozo w'iki kiganiro. Mu magambo makeya twanzura, ubuvuzi gakondo mu Rwanda ubona buhabwa agaciro? mu by'ukuri kuva mu 2011 ubuvuzi gakondo mu Rwanda buhabwa agaciro kandi bwitabirwa n'abantu benshi, yewe n'abayobozi bakuru babuha agaciro cyane, kubera ko usanga ni abantu bashobora kwivuza bakivuza no hanze, ariko kubona umuntu uza kwivuza hanze aza kwivuza kwa Gafaranga kumva kamugurisha inyabarasanya dore ko ari kimwe mu bisuzugurika kandi ntabihishe akabikora ku mugaragaro. Muri rusange abayobozi bose babiha agaciro muri rusange. Ikosa ririmo ni ririya badushinje y'abavuzi gakondo bajya ku maradiyo bakavuga ibintu badashoboye kandi bagahambiriza abantu, n'abantu bose bakumva ko uwo muntu batiriwe mbere mu kuvura bose bakajyayo. Iryo kosa ryo turarifite, ni twebwe twagira amakosa dukosora mu bavuzi gakondo, ariko abayobozi b'igihugu n'abaturage bo mu gihugu baratwemera muri rusange. Murakoze. None se ubwo ngubwo leta hari ubwo ihuriro ryanyu rijya riganira nayo musaba izindi mbaraga, mbese nko mu bushobozi bw'amafaranga? Itegeko ryo warivuze ko ritegerejwe kwigisha, mubona leta ibishyiramo imbaraga? Mu by'ukuri iyo nta tegeko ugira nta n'ifaranga uhabwa, nta n'ifaranga wasaba. Icyo twakoze ni ukwegera bariya bafatanyabikorwa bakaduhugurira bakadufasha, twifashisha abafatanyabikorwa. Naho muri leta iyo udafite itegeko ntacyo uba ufite muri rusange. Dutegereje ko itegeko rizabaho, buriya wenda n'inteko ishinga amategeko niba bumva radiyo iryinyo wenda bari kumva n'iki kiganiro, wenda bazajya mu madosiye yabo aho babika izo mpapuro bareba aho bigeze, kuko tuzi ko biriyo kuva muri 2014 na 2015 byari biriyo na bugingo n'ubu biriyo. Ubwo wenda iryo tegeko naryo rizasohoka, ahasigaye noneho n'amafaranga dutangire kuyabaza, kandi ashobora kuboneka kuko abantu benshi n'imiryango myinshi ishinzwe ubuvuzi gakondo. Habuze itegeko ngo ibintu byose bishoboke, itegeko niriboneka byose bizashoboka. Murakoze. None se ihuriro ryanyu rikora ubuvugizi gute mu nteko ishinga amategeko ngo intumwa za rubanda zihutisha iryo tegeko? Ubundi uko bikorwa, kubera ko abakora mu nteko ishinga amategeko turaganira, twemera nabo duhura nabo duhujwe n'imirimo dukora cyangwa se bo bakora, tubiganira nabo tukavugana nabo. Bikorerwa mu biganiro, naho nta bundi buryo dukoresha, bikorerwa mu biganiro. Ibyo tuganira naho tubivugaho, tuganira nabo. Nuko muri iryo tegeko murakeka yuko hazajyamo no kugorora, kunoza uko muzajya mwigisha abakiri bato? Ahubwo ubundi ni ihame, kuko ubundi niba koko twe tugeze mu zabukuru, ndegeje imyaka 60, hari bagenzi banjye b'abahanga mu kuvura bageje mu myaka 70-80. Icyo dusaba, twongera gusaba muri rusange, ni uko abakiri bato batwegera kugira ngo tuzapfa ubumenyi tukazabujyana ikuzimu, Imana yazabitubaza. Batwegere tubigishe, kandi natwe twegere kubigisha n'igihe itegeko ritarasohoka, kuko rishobora kuzasohoka bamwe bakikiriho. Icyo tuvuga ni uko na mbere yaho ritarasohoka baza tukabigisha, bagashaka izindi nzira n'ubundi buryo bazigamo abakiri bato bakabifata, kuko kera umuntu yabisigiraga umwana we, akabisigira umuvandimwe we, ariko kubera ko bitagishoboka ubu none ni ukubisigira ubishaka, kuko hari umwana wanjye warigiriye mu mashuri yabize ibindi ibi atarikeneye, ni ngombwa tuzigishe n'abandi babikeneye. No mu itegeko rero twatanze nabyo birimo ko hagomba kuba n'amahugurwa duhugura abakiri bato. Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo, ndagushimiye byimazeyo. Murakoze cyane, murakabyara murakagwira. Nuko nshuti zacu rero namwe ndabashimiye rwose, mbikuye ku mutima, murakarama.